John. Mukomere muri ibi bihe turimo bigoye cyane. Banyita Manishimwe Isaac. Nkaba narokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994. Nari aho bita Gashora, ubu hari na Paris, ngira ngo abantu barahazi, mu kagari ka Biryogo. So nari ndi kwa mama wacu, maciye ndimo kugenda, ndangije mu gitondo mushiki wanjye yarambutse saa 11 ati Habyarimana baramwishe. Noneho arambwira ati ntaho kigiye muri gahunda zawe wari ufite, ahantu hose bashyize amabariyeri. Kuri uwo munsi rero twirirwa aho ngaho, twari dufite Mary yari afite amasaka amaze gusarura, turimo kuyagosora. Noneho twirirwa aho ngaho, nimugoroba ati ibintu byakomeye, mureke tuzamuke tujye kuri komine. Abazi Gashora muri kara gasantere ka Biryogo, uva aho ngaho uzamuka ujya ahahoze komine ni iminota itarenze nk'itatu, uca ku bibuga bya basket bibiri ukaba urahageze. So turazamuka dufata ibyo dufata tujya, abandi nabo bose nibo barimo bajya. Tugezeyo akaba ari inshuti y'umugabo bita Andere, Imana imuhe umugisha, Andere waduhishe. Baramuza abantu bari babariya za Gashora. Ni umugabo wari ufite dayetse ebyiri, yari afite shapeli, ari umugaturika, kandi mama wacu bishe yari umugaturika nawe ajya gusengerayo. So abadutumyeho umuntu uti aho ngaho mfite amakuru yuko bari buze kubicira muri ahantu hamwe, ni mumanuke muze mbahishe. Umukecuru aratubwira ati mumanuke, turaberekera. Duca mu rugi rw'inyuma kuko yari afite inzu ebyiri ku muhanda n'ubwo kwirembo. Duca inyuma turinjira, dusanga harimo n'abandi yahishe nka 23, twari abantu ngira ngo 32. So tuba aho ngaho dusenga, duhishe, tugaburira, tuvuga ishapure. Igihe kigeze batanga amakuru yuko rero hari abantu bari aho ngaho, ngo hari umwana witwa Kamananga ngo wacaga hano ajya mu Nkotanyi, wakabaho ngo n'uwo wamuhishe w'umututsi ariwe mama wacu bakase ijosi. Hari n'umudamu wari uvuye za Rukumberi zaza aho ngaho, nayo wari wabungiye aho ngaho n'umwana wiwe. Bamaze nk'iminsi nk'itanu, ngira ngo kuva jenoside yatangira babishe. Nko kuwa mbere hari yabaye Pasika, kuko harimo Pasika yabaye ku cyumweru, harimo Pasika yabaye. Babishe nko mu byo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Baravuga bati muze araza aratubwira ati babatanze, hari igitero kiri buza aha ngaha, ati ariko reka mbahishe mu byiciro. Akagenda duhisha mu nguni, abahishe mu nkwi, yari afite inzu ahantu hanini mu gipangu, abahishe muri shapira, abahishe munsi y'igitanda ahantu aho ngaho. Ariko uko bari batanze amakuru yuko ngiye ngomba gupfa, n'uwo mama wacu n'uwo mudame bavuga ko ari abantu 3 bashaka. Igitero kiza gifite nk'abantu 100. Bati turashaka umwana wajyaga ngajya mu Nkotanyi, tugashaka wavuye i Kigali, tugashaka n'uroza n'umugore wavuye Rukumberi. Iyo makuru yari yatanzwe. Uwo mugabo witwa Ndere aba amafaranga barayanga, baravuga ati nta mafaranga dukeneye, turashaka abo bantu. Ubu ni ukuvuga ngo rero Roza twari twicaye muri salo, umudamu yari yabiduteguje. Uwo mugabo ati rwose haraza igitero gikomeye, kandi ntabwo mwakwanga gusohoka, byaba mwatuma n'abandi bapfa. So turangije agura Primus 3 ndazibuka rwose yaraziguze. Ati reka dusezeraneho, ntimundenganye n'ibiki byose. Mama wacu afata Primus, n'umudamu afata Primus, n'umudamu afata Primus. Bansomyaho nsomaho, tujye kumva tumva igitero kiraje. Baravuga ati nimusura abo bantu. Nayo ifite mama wacu w'intwari cyane, arambara igitenge, arikingiza neza, abwira umudamu ati dusohoke. Barasohoka barijyana ku gipangu. Abo batiriwe binjira mu gipangu, binjira mu gipangu bari kuba ikibazo, bari gufata n'abo bantu bose barimo bakabica. Tugeze ku gipangu, bageze ku gipangu, baba batari kwa undi musore uvuye i Kigali. Ari hehe? Atari kuri hano umwana yaje kunsura, ni wa mukuru wanjye, nta kibazo kindi gihari, nta nubwo umuntu amuzi rwose. Havukamo umugabo umwe wari inshuti y'uwo mama nawe wacu bafite mu gasantere epfo mu butike. Nibo wari kuri izo ntera, murabati uwo mwana mu mureke dutwara abangaba, nibo mubashije kuba muzi. Baragenda
babakata amajosi inyuma iyo ngiyo mu gisambu. Tugumya tubaho ngaho, hakajya haza ibindi bitero byo gushaka gufata abandi bantu. Andereho ngo yaritanze cyane, yari afite n'amafaranga, akajya abaha amafaranga bakagenda. Noneho rimwe rero inkotanyi zirimo ziza za Rubona za Rukumberi, zirimo zambuka ziva za Kibungo, tumenya ko inkotanyi zirimo ziza, kuko muri icyo gipangu hari umuhungu witwa Manuel wabaga kuri bariyeri. Yari iri aho hari bariyeri ebyiri, iri ku irembo imanuka mu muhanda ujyaga ko, n'indi yari inyuma ujya ahantu bita Bejemo, ahantu barobera amafi hasi, ngira ngo abazi Bugesera barahazi. So noneho arangije aradutanga, aravuga ati harimo abandi bantu bihishemo, ariko akaba arimo amasasu acaje bya bintu byazaga mu ntambara ngo pfu, no amasasu avuga cyane, abantu barimo guhunga bava za Kibungo, bava za baciye Gashora, baza bamanuka za uko bagiye bahunga nyine. Noneho Andrea bati mwe mutuze, ntabwo muvanga, inkotanyi namaze kumenya ko ziri hano hafi, nimuvanga izaducungura, ntabwo tuzavane tuzahunga. Ati sawa. Noneho mu rutipe aragenda aravuga ati ariko harimo abandi bantu bishemo hariya. Ndakeka hari umwana w'umusore w'imyaka nka 21, uwo mudamu wari wishwe wa Rukumberi, batwaye mu nyuma, gusa abantu barimo bahunga, so baramwica nyine. Twege tugumya twisha aho ngaho. Andere aravuga ati bahunze bagiye. Noneho natwe amasasa agumya kuba menshi, avuga ngo tumanuke gatoya ahantu gutya, uvuye ngaho ngaho Gako, uvuye ngaho ngaho ujya ku muhanda w'Igako ni nka metero nka 500. Tugeze imbere dukata, ahantu yari afite inzu ya murumuna wiwe, turagenzura murumuna we tuyibamo. Turaje kuyibamo, tugiye twumva inkotanyi zirakomanze, ziravuga ati turashaka, baba bafite amakuru, turashaka abantu barimo hano. Umusaza Ndere yayishe ati twebwe turi inkotanyi, nimugire ikibazo nimusohoke. Turasohoka, barabata bakomeretse, ati ntabwo twakomeretse, nta kibazo dufite. Baradufata, turamanuka za Gashora ku kiraro, turagenda tubaza Gihanda za Rubona, aho ngaho ku isante ya Rubona abahazi hari umusigiti ku gasoko gahari, niho twabaga. Ndere ahita ajya kuba ari umushoferi, ahita ajya kubafasha, akajya batwara, akajya tuzanira izo matura zo kuryamaho, yabona ibyo kurya akatuzanira. Tubaho ngaho igihe kigeze, byari kubuza ku kiraro cya Gihandagaza hariho abasirikare. Ndababwira ni mwanegera rifuti, ngataha nkajya kureba abiwacu ku Kigali bameze. Barambwira ati nta kibazo, hagarika imodoka, bamara ifuti irazingeza Kabuga n'ibindi, irazingeza ku Muhima iwacu aho twabaga. Insanga mu rugo ngo barabunze. So mbaho ngaho, ariko ngumya gukurikirana bashiki banjye basigaye, kuko uwo mama wacu bamwicaye asigaranye abana bageze no kuri 5. Noneho ngumya kubakurikirana, ndacuruza, mbaho ngaho nshaka amafaranga, abana mbarihira amashuri, bamwe tubashyira muri farije, ngumya kubafasha, bariga bararangiza, ubu bameze neza, bamwe baranarunguwe, nta kibazo gihari. Ariko ibyo nashaka kuvuga ngo inkotanyi zatugiriye akamaro, iyo zitaza kuhaba twese tuba twarapfuye tugashira. Ariko ndashimira leta y'ubumwe kuba tugihumeka, ibifashijwemo n'Imana, kuko icya mbere ni Imana, icya kabiri ni inkotanyi zadufashije, babifashijwemo n'Imana baraturinda, turakura, turabyara, ubu dufite n'abuzukuru, tumeze neza, igihugu cyacu kiratekanye. Reka rero banyarwandakazi, abo twahuye n'ibibazo nk'ibi mu gihe nk'iki ngiki, tuba dufite agahinda cyangwa tuba dufite ibintu byinshi by'udutoroma bidutera. Hari n'igihe umuntu wumva rwose yihebye, ariko niduheranwa n'agahinda, twibuke twiyubaka, iminsi yo kuba cyahari, kandi dufite igihugu cyiza kitureberera, kandi natwe tugomba gufashanya kugira ngo dutezanye imbere. Ubuhamya bwanjye rero bwa Rugo nubwo mbuciye mu mayange, ikindi gihe nzabuvuga neza bwuzuye. Nuko twabayeho rero, Imana iraturinda. Tumwe rero twibuka twiyubaka. Yari umuvandimwe wanyu Imana ishimwe Isaac, murakoze.